ko n'ubusanzwe yitwara neza mu bitaramo urabyumva kenshi cyane kuva twamubona kugira ngo abari Bruce Melodie nuko yitwara neza urabibona ba The Ben abo ba Melodie urumva abantu bafite ama platform manini bari postinga nk'ibintu byabereye muri arena performance z'abahanzi n'iki nabirenze rero buriya ibintu byose ni fight buriya ntuzabona aba Black abo ba Jay-Z bakunda Jay-Z special abo muri entertainment ukabona kuri abizi ko Jay-Z ni nka arufa niwe wanyuma nyine n'umuntu munini muri biriya bintu cyane kintu ngiye kimbona muri biriya bintu byose bikanera ishyari ni support nongeye kuguha ikaze. Iyi ni The Main TV, ikiganiro bakita The Other Side Show. Uyu munsi ngarukanye na cyamamare ni wa mugabo mukunda, wa mugabo wakoze ibintu bitandukanye muri industry y'umuziki nyarwanda, wa mugabo usesengura ibintu kumva ko biri kujyamo fresh, ufite experience iyo ari kuvuga umva kwivuga ibintu azi yabayemo yakozemo igihe kandi kitari gitoya. Ngarukanye na Badrama aka The Don. Why ikaze Badrama? Alright. Ikiganiro The Other Side Show, kora subscribe, ushyireho on notification kugira ngo ikiganiro kikijyaho ujye ubona notification kubira ko kigiyeho, ukomeze usharinge, uduhe comment, utubwire ukuntu ibintu bimeze, ukande like na sharing ku bagenzi bawe niba nashatse tufitiye batwita The Other Side Show. Bati why Cobra yekumena Badrama uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ariko biri interesting nyine abantu baza kuryoherwa byatari nicyo nabizeza. Badrama wabaye muri no muziki igihe kitari kitoya n'ubu ngubu uracyawurimo kuko nibyo ukora biracyagaragara n'ubundi bigaruka kuri wa muziki. Wajya utegura ibitaramo bitandukanye bya Christmas celebrities, ugahuza ibyamamare gahora n'abakunzi babo, abari muri Amerika bakamanuka, abari za Uganda bakamanuka, umujyi ukawutitiza byatari. Wateguye za Kigali Summer Fest, uzabana ba Richmond Foko. Wajya utegura ibitaramo byinshi, yaba The Men Label Launch, ukazana ba Harmonize bakazenguruka igihugu bajya mu ntara n'i Kigali bagakora ibitaramo birenze kimwe. Uyu munsi dufite ikibazo mu bitegurire ibitaramo mu Rwanda. Kubera iki hari ukuntu umuntu ategura igitaramo kikitabirwa n'abantu babiri, rimwe rimwe bakavuga ko niba babiri batabonetse ahubwo ari babandi bafite akazi muri icyo gitaramo. Turashaka kwibaza ni iki cyahindutse, kuko ntabwo wenda ari iki cya Denmark ko twavuga gusa giherutse kuba, kuko hari n'ibindi byagiye biba ukabona ubwitabire mu by'ukuri bwaragabanutse. Mu Rwanda kera twari dufite ikibazo cy'ahantu ibitaramo zabera, ugasanga hari amaveni runaka abantu bari kujyanaho ibitaramo, ariko uyu munsi twabonye arena, dufite za Canal Olympia, dufite ahantu heza ibitaramo byabera. Kuki ikibazo cy'ubwitabire gikomeza kugaragara cyane? Ubwitabire bucye kuko ubwinshi bwo ntabwo ko tuberuka nko ku gitaramo cya Israel Mbonyi, nabwo abantu bakavuga ko yari yatiminze neza kuko byari Christmas kandi ari ibintu bisa nk'ibyagenewe abantu b'abarokore nyine bagenewe indirimbo zihimbaza Imana. Nibwo yujujanye turavuga ati cyaza aciye impaka. Ariko uyu munsi kubijyanye na secular music, ibi bitaramo nyine bisanzwe ntabwo cyone ubwitabire nk'ubwo twabanaga mbere. Ntabwo nzi imbere uvuga ibitaramo buriya byabayeho byahozeho, ntabwo ibitaramo biteguwe muri iyi myaka cyabiteguwe nk'uko wavuze n'ababadi cyangwa n'abateguye ibyo byande ibitaramo byahozeho kandi kwitabirwa cyane ibyo byose nabyo byahozeho. Ntabwo ari ukuvuga ko ari ku muntu umwe cyangwa se muri sezo imwe cyangwa se ku muhanzi umwe cyangwa uwundi. Gusa icyo nakubwira ni uko nyine muri ako kazi bisa ibintu byinshi cyane, byinshi umuntu adashobora gupfa kwibwira n'igihe uba ufite na experience, kuko urugero naguha nta muntu urategura ibitaramo byose ngo abe successful. Nobody, nta n'uyu ngo icyambere cya kabiri gatatu cya kane ashobora kujya ku cya gatanu kikanga, akajya agakora n'ibitanu byose biri successful, ejo akagira ikindi kikanga. Bako igitaramo at the end of the day wowe uricara ugaplaninga, ariko iyo planinga nta muntu umwe wabajije especially abazabyitabira, ntawe mwamufitanye gahunda, urabyumva. So rero mu bintu bishobora kwangiza igitaramo cyangwa igitaramo cyitabirwe ni byinshi, bishobora kuva kuri ereri zawe, bishobora kuva kuri ereri utagizemo uruhare, nk'imvura, nk'uwabonye igitaramo cya Kamiliyoni cyarasubitswe kubera imvura. Mu gihe yateguraga ntiyavuganye n'Imana, urabyumva. Imvura iragihagarika. Ushobora gutegura igitaramo kiri bube cyane abantu bari muri mood n'ibiki ugasanga indege isize umusitari.
urabyumva byabatangiye Marco mu kwa 12 avuga ko indege namusize nyine nubwo yaje kugaruka nyuma nyine ntibyagenda ibintu n'ibyo ngibyo ushobora gutegura igitaramo sound ikagutenguha ushobora gutegura igitaramo promotion ntigende neza icyo gitaramo ushobora no gutegura igitaramo wowe wakekaga ko umuntu wenda ugiye guha abantu bamwishimiye kuko nkuko nabikubwiye abazakitabira bo ntabwo mubona nta n'icyo mubona ejo ugasanga umunsi wa show ntabwo bigeze bamwishimira kandi waramamaje ku rwego rwanyu urabyumva nta kutagize okay bibaho ni ibintu bisanzwe ni ibintu ntanatindaho hari ibyo nk'abapromora dushobora kugiramo uruhare utarateguye neza hari n'igihe utabigiramo uruhare hari n'igihe bishobora kuba situation iri mu bafana bashobora kuba bakennye bashobora kuba amaze iminsi babona ibitaramo byinshi ibyo biva no muri kwa gutegura utarebye timing wenda ukareba ugasanga tuvuge hari nk'ukwezi wari uvuze nko ku gitaramo cya Demako cyabaye kwande ugasanga mu guhera mu kwa 10 mu guhera mu mwaka muri sama byari ibitaramo hari na buri weekend ugasanga ugeze nka January ubizi ko wenda ni igihe ababyeyi bohereza abana ku mashuri iminsi mikuru yarangiye buri muntu n'umusiribateri n'iki nawe arimo arayishakisha muri uwo mwaka rero ukuntu bimeze kiragere rero bimeze nka kuriya muri situation nk'izo ntyo nakubwira cyo niho handira none mu event organizer agomba gutekereza cyane ni bya bindi iyo uri muri mu gihe nka kiriya babusaba ko uzana wa muntu uri special cyane ufite nyine wa muntu abantu bavuga ati nashaka bamfunga ni uko byagenda consider na ndimo sinyiryishyuye babisaba nyine za mbaraga zo ku rwego rw'ejo kuva mu gutegura kugera no mu ba guest ufite babisaba imbaraga nini cyane so bitabaye ibyo ngibyo hari amezi nayo atorohera abantu kujya mu bitaramo wakomeje ku bintu byinshi bishobora gutuma igitaramo kigenda neza cyangwa byanagenda nabi wavuze ko ushobora kuzana umuntu abantu batishimiye nk'umuhanzi ni ku rwego rw'umuhanzi watumiye hari nk'ikintu runaka kigomba kugenderwaho mu gihe ushaka gutumira umuhanzi kugira ngo ubone ko yashobora gukora igitaramo kikaba successful kuko nk'abantu bavuze ko nta n'abantu bafite abantu bazaza ukomeze gute icya mbere nyine abantu bategura ibitaramo bagomba kubona amakuru menshi ahagije kuvuga ngo amakuru ni ukumenya abantu ushobora kuba mudafitanye gahunda ariko uzi uko bari kwakira uwo muntu indirimbo z'uko uzi umuntu ugiye gutumira ukabanza ukamukoraho iperereza ukareba muri ba bantu ukajya muri club ukareba ibyo babyina ukajya za Snapchat ukareba ibyo posting ukajya hehe kumuvugaho ukareba nyine burya niyo usohoye na afisha ya mbere arega n'igihe bikubwira burya muri comment niba ukurikirwa n'abantu 10 batatu bakubwiye ati karabaye hari ikintu bigufasha hari ukuntu ugenda ubona image urabibona ukuntu igitaramo kimeze so nibyo ngibyo ntabwo ari ukuvuga ngo n'iyindi kata cyangwa n'ibiki ibyo byose biba mu myaka ya mbere yabanje ngira ngo hakibaho ibyagumaguma aba event organizers bakundaga kwikomagumaguma bitewe n'uko yazengurukaga igihugu kandi abahanzi kabajyana bakabarebera ubuntu event organizer akavuga ati njyewe ntabwo nategura igitaramo kuko nyine teguye ntibaza ko baba bamurebeye umuntu wabo ubu ngubu ntikikiriho iyo gumaguma ntikiriho kuko ntabwo ikizenguruka ibitaramo by'umuntu ntibikiraboneka cyane mu gihugu ntabwo bigikunda kuba bihari byinshi cyane by'ubuntu ku kibazo cy'aba organizer buri mu organizer ntabwo ashobora kuba nawe ufite ikibazo kuko hari wenda sinzi niba naba mentioninga cyangwa ntaba mentioninga umaze gutegura rimwe kabiri gatatu ugasanga ntibigenda neza bitewe n'abantu bazana cyangwa wowe uri kongwe nawe ugasanga ahubwo ibyo ariko abari kuzana niba rero nijya n'ibihumbi 10 hejuru ari kuhapfuka agasigaza 5 naho nihuzure buriya ntabwo ikibazo cyaba kiri wenda kuko urumva kuba organizer bakiri ikibazo byo ntitwabitinda kuko iyo uzanye umuntu wenda umuntu utishimiwe ibyo ni ikibazo ubundi ariko mu bafana urukundo rw'umuziki ubundi wa mugani ntabwo abafana baba bariharajeho nk'ikintu cyo kwisubira ntibaba bagikunda umuziki nk'uko byari bimeze mbere kuko mbere wazanaga bashagi bajyaga baza kuri ibitaramo abantu bakabareba abapiswe bakaza bakabareba ariko ubu ngubu barazana abantu nka ba Joe Boy ntibarebwe bakanabasiga kuri stage bakigendera
nta mpinduka zaba zarabaye mu bafana muri rusange abandi organize bakaba batarabimenye. No, nta birenze byinshi ariko nyine nkuko nabikubwiye nanone hari n'igihe utita ku hari igihe mu buryo wateguye igiciro washyizeho nacyo gishobora kuba ari kuri mitabara kandi nanone muri mu event organizer buriya nubona ibiciro yashyizeho bikubwira nawe ayo spending urabyumva urabona nk'ubakorera muri arena nk'ibyo uvuga byinshi wenda ndakeka ari ibibera muri za arena arena ni inzu ihenze first of all kuyikoreramo ni inzu strategique mu buryo kugira ngo uvuge ngo wayuzuza ni ibintu bisaba either ni ubuntu either ni igiciro cya nyuma either nuko hari wa muntu navuze mvuga w'imboneka rimwe wa muntu nyine ukora n'ibindi bitangaza kandi bose waba waritegereje urabyumva so izo zose ni challenge umu event organizer ashobora guhura nazo amafaranga nkuko nari mbivuze washobora kubona umuntu avuga ati byibura yagerageza ariko umuntu akamuhenda bigatuma azamura amafaranga so buriya ari amafaranga nayo ari mu bintu bishobora kwimita abantu kujya mu gitaramo kandi nawe kuyashyiraho aba afite impamvu agomba kuyashyiraho kuko nawe abareba ko yakunguka cyane. Icyo navuga ku bitaramo ni nk'urusimbi ni kasino nk'izindi zose uragatera kakikaraga kagwamo neza ukarya kadagwamo neza n'ibyo ngibyo. Ibitaramo ni kasino nk'izindi zose ukore kubwiye hari ibyifunga naho bifunze hari igihe ushobora kuba ufite n'ibyangombwa ko gukora icyo gitaramo hakaba emergency muri ako karere cyangwa muri icyo gihugu urabyumva ari ukuzana umuntu nyine wari uzi ko akunzwe ugasanga wamwibeshyeho ari uguca amafaranga menshi ugasanga hano nubwo ibintu bari babikunze n'ibiki ariko uko kwezi ntibameze neza cyangwa se bafite izindi impamvu nyinshi cyane. So ibitaramo ntago nanakubwira ko hari ubuhanga bwinshi cyane wenda baba basumbanywa cyane iki n'utwo tudetails tugenda tubatandukanye cyangwa se tukabikora cyangwa tukabigica kimwe nk'uko ushobora no kuzana umuhanzi wenda udafite hit cyane ariko wa mugani twabitse ducya bafite abantu bakaza abantu bakuzura nibyo nakubwiye bishobora no kugendana na mood y'abantu bo bari bifitiye ushobora no kuzana n'umuntu anatazi cyangwa se abantu uziko hari igihe umuntu ajya mu kabari atagamije kunywa ariko yumva gusa yarambiwe ahari ashaka kubona ibindi kuba aho ngari abahugiye hari n'igihe umuntu ashobora kujya mu gitaramo atazi na nyiracyo atazi n'uraririmba ngo just ashaka abantu n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. So nibyo ngibyo iby'ibitaramo byo birimo amatrick menshi cyane buriya igitaramo nta gitandukanye n'amakompetisiyo kompetisiyo zo zishobora kugira strategy yazo n'ibiki impamvu zitabirwa cyangwa zititabirwa ariko ibitaramo 90% ni nka kasino no mukino w'amahirwe. Tukiri ku bitaramo utekereza ko ibitaramo mu Rwanda bikwiye kuba igipimo cy'umuhanzi ukunzwe umubano kwa artist wenda mu Rwanda icyo mbivugiyeho reka ngihere kuri ibi ngibi The Band yitabiriye igitaramo cya East African Party 2019 turi kwinjira 2020 icyo gihe Arena yarayuzuje bavuga ko ari umuntu wa mbere wujuje Arena ariko abantu iyo bari kwivuga nk'iyi minsi birengagiza ko icyo gihe itike y'amajya aguraga 3,000 by'amanyarwanda. Bruce Melodie turi kuva muri corona ari mu bantu bakora ibitaramo bindi muri Arena ariko itike y'amajya ari 10,000 ariko icyo gihe Arena yinjizaga kimwe cya kabiri bitewe na corona restrictions zo kwizirinda COVID-19 abona abantu benshi ku buryo kiri mu bitaramo cya ntabwo cya kabiri nyuma y'icya Omale cya Kigali Fiesta cya kabiri cyaba cyarebwe cyane abantu bakavuga ngo The Band arakunzwe cyane kurusha Bruce Melodie gutya na gutya ariko ibyo biciro umwe yari 3 undi ari 10,000 bikwiye kutwereka ko mu by'ukuri ukunzwe cyangwa ni kwa kuno umuntu abadirana igihe bura nka Bruce Melodie avuga ko babaza igihe abantu bagikumbi ibitaramo bakiva mu rugo bacyo mu rugo akategura itaramo bakafatirana 10,000 bakanayatanga wa mugani kwitabirwa ubwitabire mu bitaramo bukwiye kuba igipimo cy'umuhanzi ukunzwe cyangwa tukwiye kureba timing wa mugani igihe bibereye. Number 1 kwitabirwa cyane mu gitaramo byo bishobora kugaragaza ko umuhanzi ukunzwe kandi ukomeye icyo ni icyambere ariko nanone kuba bisesengura urabizi itangazamakuru ry'ibyo risesengura abaho n'abantu ushobora gutanga opinions zabo byaremeza gutya na gutya nanone ababisesengura cyangwa ababivugaho bashobora kukwereka reality yabaye muri icyo gitaramo ahubwo kenshi ntago
bakunze kubitanga neza nyine ngo babisobanure mu buryo buri tekinike nanone ni ibintu bishobora gusobanurwa n'abandi bantu bo ku mpande cyangwa se babifitemo experience nk'uko wari ubivuze ugiye kugeranya igitaramo cya Bruce Melodie ukageranya icya Ben ntabwo byatuma ugeranya Bruce Melodie na Ben urabyumva nta nubwo byatuma umenya ngo Ben arakunzwe Bruce arakunzwe ko yakunda guha impamvu ebyiri nk'uko ubyivugiye igitaramo cya Ben cyuzuye cyane kubera ko umwanya wa nyuma wari 3,000 muri bya bintu navuzeho ko hari n'amafaranga ushobora gushyiraho urabyumva bikaguha amahirwe yo kugira ngo uzuze abantu urabyumva first of all akaba ari umuhanzi usanzwe ukunzwe cyane kandi ukomeye urabyumva nakandi kana nibagiwe hari kuri bonane nyine mwiba ku munsi wa mbere utangiza umwaka nyine ya mbere kwa mbere rero ibyo byose binahurirana no kuvuga ngo hari n'igitaramo bwacyo kiba kiri branded gifite izina ryacyo n'umunsi wacyo ku buryo imwe n'ibyo bitaramo n'ibyane nabyo nakubwiye ushobora no kugira gutya ugashyiramo n'umuntu utabimerita cyane ariko bikagenda neza kubera ko nanone hari abantu baza kubera ya brand ya cyane gitaramo ugasanga nk'ukuntu uzareba muri Uganda ngo comedy store biba byararenze urwego rwo kuvuga ngo ninde mu comedy urimo no abantu bahagize ahantu haho ho guciringira abafana baho ngira ngo n'abafite cyangwa se ukabigereranya na za football zo hanze byose ugasanga abantu baguze amatike y'umwaka w'ikipe yabo batitaye ngo umunsi abakinnye ngo na Marine ngakinnye ngo na Kingo cyane Madrid n'ibiki kwa kubo bibari mu mutima icyo kintu so ugiye kugeranya ibyo bintu rero ushobora gusanga ukavuga ati hari byinshi byafashije Ben kugira ngo abigereho neza ahubwo ngiye nibyo nagenda ntabwo ngiye nabagereranya ahubwo nareba ni iki cyafashije buri umwe kugira ngo abikore neza Ben mu bintu bya mbere byamufashije nyine ni ugukorana na company ifite experience mu bitegurire bitaramo na EAP yego ifite noneho igitaramo gisanzwe gifite izina cyitabiriwe na kimaze imyaka 10 icyo ni cya gitaramo usanga twebwe noneho mu bafana twebwe ubwacu niyo batarasora fish tutazi n'ikizaba tuba twibaza ngo aryo ngo ngomba kuzajya muri East African Party ushobora no kuri no mu mahanga bati ngomba kugera mu Rwanda itariki zinizi kugira nzaje muri East African Party kandi bataranavuga abazaririmba urabibona icyo ni ikintu cya mbere gikomeye cyane gishobora kugufasha umuhanzi wakijemo gutera imbere nako kugaragaza imbaraga nyinshi icya kabiri nari nkubwiye icyo cy'amafaranga bagerageje no guha kugeza ku muntu wa nyuma buriya nyine abanyarwanda benshi bashobora kuba bakorera 3,000 ku munsi ariko abakorera 10,000 ni bake cyane bisaba ama savings atandukanye yagize n'ibiki urabyumva so ibyo byose ni bimwe mu byafashije Ben kugira ngo icyo gitaramo kigende neza hanyuma Bruce Melodie rero nawe nkuko ratanyuga ati subwo ko ari we waciye menshi kandi akanuzuza cyane niko we wabivuze ntabwo nari imari ntabwo kuko bari ari n'icyo gihe yakiraga kimwe cya kabiri bitewe n'impamvu za COVID-19 ariko uko bira abantu baravuze ko abantu bari benshi kureza abari babonetse icyo ntabwo barutaga ba The Ben kuko The Ben yarujuje kandi nta restriction zari ziriho na COVID ari icyo gihe ahubwo mu bindi bihe byagiye bikurikiraho n'iminota byagiye bikurikira icyo gihe kuko urumva icyo gihe nta n'umunyamahanga yari yatumiye Bruce Melodie n'abandi basanzwe ba Bulldog igitaramo cyari cya Bruce Melodie z'imyaka 10 maze mu muziki audience abonye iyo twavuga ihagije ku buryo hari n'abanyamahanga bagiye baza akabarusha kandi ari we wenyine n'abandi bamukurikiye bo mu Rwanda icyo gihe rero icyo navuga nko kuri Bruce Melodie aba yarabashije nawe kubona agaciro ke urabyumva abarabashije kubona agaciro ke n'urukundo icyo ngicyo nyivuga ucyumbe mu bundi buryo butandukanye n'urukundo rw'abantu icyo nshatse kuvuga nuko Ben twavuze bimwe mu byatumye byamufasha akabona amahirwe yo kugira ngo show igende neza na Bruce Melodie hari ikintu cya mbere kirenze kuba abantu batekereza amafaranga bagatekereza umunsi cyangwa bagatekereza barajyamo ikintu cya mbere ni ukumva Bruce Melodie nyine yari yakoze ngo 10 years of Bruce Melodie 10 years of Bruce Melodie so 10 years ni ukuvuga ngo hari abantu bamaze imyaka 10 bumva umuntu hari n'urukundo bamukunda ko n'ubusanzwe yitwara neza mu bitaramo urabyumva kenshi cyane
kuva twamubona kugira ngo abari Bruce Melodie nuko yitwara neza urabibona. So rero icyo gihe ku bitaramo nka biriya nanone bya history by'amateka hazamo icyo nakwita emotion. Kubera ugiye kwiziza ikintu runaka nta si emotion ku bindi ndavuga emotion ku bantu baza ntabwo baza bishyuye gusa bavuga ngo Bruce Melodie agiye kudutwika byadanje kuko n'ubusanzwe yari amaze iminsi akoramo ibitaramo muri iyo nzu n'ibiki byose. Ahubwo emotion ya mbere ni ukuvuga ngo reka tumwereke ko twari duhari for that 10 years. Yes, urabyumva. Uburyo ushobora gusanga muri iriya show harimo nka kimwe cya kabiri cy'abantu bari bamaze hafi nk'imyaka batajya muri show, ariko bakumva ni nk'umusanzu bagomba Bruce Melodie. Urabyumva ngo nibo bataritabiraga igitaramo cye ariko umunsi muri gisobanuro bahaye uwo munsi. Yes, exactly. Ati reka tujyemo kubw'uyu munsi. Nibyaye n'ujye ubona abantu bakora inkuru ibinyamakuru cyangwa se abantu bashaka kwamamaza cyangwa se umuntu agiye gushinga company, hari ukuntu izina ubwaryo rishobora guseringa iyo company title. So iriya title ntabwo ari title y'ibitaramo bisanzwe, urabyumva cyane kandi uburyo buriya kugira ngo ikwereke ashobora gukora ikindi gitaramo, urabyumva icyuzure ntikinagende neza nka kuriya nk'uko iki cyane urabyumva. Ni kimwe nk'uko nanone utagiye kure akenshi launch z'abahanzi ziba successful akenshi si ukubera ko aribwo bari buririmbe neza cyangwa aribwo bateguye cyane, abantu bubahiriza uwo munsi baba bameze nk'abatashye ubukwe kurenza uko bataha iki gitaramo. So ahubwo gusa icyo bikwereka ugomba gukuramo si ukuvuga ngo natwitse icyanagize iki, ugomba guhita uvuga ati burya disi mfite abantu bankunda bankurikirana, urabyumva. Nicyo kiba cyabayeho. Ni naryo itandukanizo si ubunini bw'umwe si ubutoya bw'undi n'ibiki. Ibitaramo byabo byose byari bifite meaning, ifite icyo ishatse gusobanura, ibwira umuntu kurenza kuza aje kureba concert na stage akaza ameze nk'uwitabiye ubutumire, biriya bimeze nko gutumirwa. Urabyumva. Icyo navuga wowe ndakirenze kuri Bruce Melodie kuvuga ngo ni we n'iki kintu kinini yakuyemo mu maso ye, nyine nicyo ngicyo wari wavuze. Byibura we first of all show ntabwo ari branded imaze imyaka n'imyaka, ariko nanone yari muri za show twabonye ko abantu bashobora kwitabira bive ku marangamutima zinasanzwe zinaba. So icyo rero impamvu ngo igomba kumwereka ko afite abafana bari strong kandi bamukunda, yaranemeye agateka mbahende sinzi icyo yagendeye abikora. Ashobora kuba avuze ati kuva ntari bufungura ahantu hose, buriya bivuze ngo iyo biza kuba atari covid abari bumufungura imyanya yose nawe agashyira kuri 3 abantu bashobora gusubirayo nk'uko basubiye kwa Israel Mbonyi, urabibona. So nawe aravuga ati nubwo ngiye gukora igitaramo ariko imyanya ndi bugurishe ni mikeya par rapport yuko bisanzwe, urumva. Arena n'igicera kizamutse cyama kibindi ku 10,000. So mu 10,000 na jamu nahabonye iminizarati bisobanuye byinshi kandi ni ikintu cyiza nzi ko buriya nawe yishimiye ko byamuhaye courage. Ikintu nkuyemo nuko ibitaramo izina wabihaye gahunda runaka wateganyije ugomba gusa higenda icyo gitaramo bigira uruhare mu bwitabire bwayo no kuba cyaza kugenda neza. Kuko nka yepi n'ingaruka mwaka 10 years of Bruce Melodie niyo muhanzi wenyine ntekereza ko mu Rwanda ukoze igitaramo cyo kwiziza imyaka maze mu muziki nta muntu ugeze ubikora, akarimba indirimbo kuva ku ya mbere kugeza kuri ragize umunsi. Yacima kabisa n'ibintu yarabikoze se yacima ntabwo nzi ko kuri Bruce agira indirimbo nyinshi yahereye ku ndirimbo ya mbere zimwe ngo zatubivemo za zose yarazi yataririmbye ni sawa na Calligraph Jones kuko yari maze iminsi imisotse abantu ntabwo bari bayizi. Byari mu bihe izindi zose n'amakorabo na bamajara bahamagaye bose bacimaka bararirimba byatari. Bruce Melodie ntekereza ko ari muhanzi wenda ese abantu bavuga ko Bruce Melodie ari we muri kugeza uyu munsi ari we sura y'umuziki w'u Rwanda wemeranya nabo? Of course yes, niwe ko biragaragara ariko nese ubundi kuki utemeranya nabo? Njyewe ntabwo ariko ntemeranya nabo nuko nari nkubajije numva aho uhagaze kuko nanjye mu mibare muri fact nakusanya cyangwa ibyo akazi ke katwereka he's the one kabisa. Iyo umuntu ayoboye buriya kuyobora uruganda si ukuvuga ko kuyobora yenda si ukuvuga ko ari ukurusha abandi cyangwa se ari uko
abandi bananiwe cyaba bivuyemo ariko nyine babigomba kubaho umuntu uri trend kurenza abandi kandi nanone biva mu mikorere n'ibiki n'ibyo ugaragaza n'ibiki byose kandi iyo ugiye kubireba nyine usanga ariko bimeze niwe muhanzi uhembwa amafaranga menshi niwe muhanzi ubitaramo byinshi hanze no mu gihugu niwe muhanzi usohora indirimbo nyinshi urabyumva so ntabwo wabitinda ugiye kuvuga ko no so ngaho mbwiruri se wenda uvuze ku ndirimbo ajya sohora kuko arakora cyane anaherutse no hari ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru abajijwe ku bya The Ben na Melodie aravuga ati nyine mukageranya bari abantu ntabanebwe rwose ntibajya bakora indirimbo imwe mu mwaka natwe twibona koko nk'ubu The Ben yarutire gusohora indirimbo ni Why na Diamond Platnumz haciye igihe kinini byataye ariko ibi ngibi reka binzane ku kibazo cya Bruce Melodie kajya akora amakorabo menshi mpuzamahanga twavuga mpuzamahanga akinyabya za Kongo akora indirimbo akajya Kenya akajya Tanzania akajya Uganda nk'ubu akora indirimbo na B2C akora indirimbo na Enos do muri Kongo akora na Karibu Jones zo muri Kenya akora na Bahamonize muri Tanzania ariko n'abayidikeni usibye wenda yidikeni mpamvu n'inyigarutseho nta bintu gatebo kamwe n'izo ngizo kubera ko izo ngizo twavuga nk'iza Philippines kubera ko niza ndirimbo mu by'ukuri aho twatekerezaga ko zamugeza ku ruhando mpuzamahanga mu bihembo bya Trace Awards nayo hose ntabwo tuhamubona ntabwo utekereza ko ari igihombo kuba yaragerageje gukora indirimbo n'abandi bahanzi bakomeye ariko ntizigeze ku rwego twe nk'abakunzi b'umuziki twifuza ko yageraho yewe sikomba mbibona ikintu cya mbere ngenda banza nkubaha ikintu umuntu yakoze mubaha akazi yakoze biriya ni ibintu bigoye kandi ikindi cya kabiri umuziki nawo nk'uko nakubwiye ibitaramo n'umuziki nawo ni urusimbi urabyumva n'umuziki ni urusimbi nta muhanzi ubaho udakora indirimbo ngo ubaho ntabwo indirimbo zose za Rihanna twazimenya ntabwo tuzimenya ntabwo indirimbo zose za Diamond tuzimenya ntabwo zose ko zitugeraho hano iza Burna Boy niwe muhanga ukomeye uteye nawe burashobora kubwira amafupa afite ni menshi urabyumva so ahubwo ngiye ikintu nishimira nk'umuntu uri muri entertainment cyangwa ukora n'abo bantu cyangwa ukunda umuziki nyarwanda ni ukureba effort Bruce Melodie yashyizemo iyo ngiyo y'ubwayo ni intsinzi nawe ari kubaka n'ibyo bihugu kandi biragaragara ko nabo bamukenera mu byabo no mu bindi n'ibindi ntabwo biba byavanyeho ubuhangange bwe cyangwa se biba byavanyeho iki ahubwo nyine projet ishobora kutabagendekera neza ashobora iminsi ntihura imbere hano n'iminsi hari ukuntu ushobora kuyikodinga ejo wari neza uyu munsi ukumva kuri ubishobora ukabikora ukajya wabishobora ariko ntigende neza so indirimbo yo kuba yakundwa cyane ikundwe kuri njye ntabwo mbifata nka big deal ahubwo icyo mfata big deal ni uburyo indirimbo yakozwe ishyaka umuntu yagize kugira ngo agere kuri ibyo bintu wamuganiye kuzudiya akora na video kera twari tubona abantu bakora nka Bad Boys urabisi ko Bad Boys bafite indirimbo na Timaya bafite indirimbo na Timaya bafite indirimbo na Timaya ariko ntabwo bigeze akora video hariya Benimani nawe bafite Benimani bafite indirimbo n'umuntu muri Jamaica okay anyway ibyo tukuvuga ko twari dukomeje kuri dema connection kuko urumva Bruce Melodie arifata akajya muri Congo akajyayo bagakora na za Burundi bakoranye na bariya Kiriko na bariya bombo y'u Burundi muri iyi minsi turi kubona abahanzi b'abanyarwanda bambuka ntibakora ibitaramo mu Rwanda gusa bakajya ni Burundi bakajya za Uganda bakajya ibihugu bitandukanye bagakora ibitaramo nk'uko Badrama tuvugana ari muri za France agiye kuri ibitaramo mu France Christophe agomba kujya muri za Belgique ntagakora ibitaramo bitandukanye uyu munsi ni iki cyahindutse ku muziki w'u Rwanda kuko kera ntabwo byabagaho kera byabaga bigoye ko umuhanzi wo mu Rwanda uvuye hano agiye kuri ibitaramo Uganda cyangwa agiye Burundi kujya gukora ahubwo twabona ba Big Fizzo baza bibaza kandi bagakora twabona byagenze fresh uyu munsi hahindutse icyo muziki w'u Rwanda nk'umuntu uba ufite experience niki cyahindutse ko tubona byarateye imbere cyane first of all ibyo kera uvuga ubwabyo industry yasaga nkaho idahari urabyumva nta buryo umuhanzi nyine kugira ngo byonyine
azanavane agatwe bamwumve ari ikibazo gikomeye. So ibyo byose kugira ngo bigerweho kandi nabone ko bishoboka. Icya kabiri nuko dufite abahanzi benshi mu kibuga, urabyumva. Number 1 mu kuba nyine ni bya bintu duhora tuvuga, haraje amarebozi atandukanye agatraining abantu bagiye batandukanye, akazamura abantu bagiye batandukanye, and then also kubera ayo marebozi n'ibiki byose babyita crew cyangwa n'utundi dutsiko tugiye dutandukanye, hari n'abashikeze amagenge abashikeze n'abandi bose, urabyumva. Nabyo ubwabyo kuba byarabayeho, icyo ni icyambere. Twagize dufite n'ishuri muri iyo myaka uvuga nta n'ishuri ry'umuzika ryabaga mu Rwanda. Hari ishuri ry'umuzika, hari amarebo yaje, amagenge abaho n'ibiki byose. None ibyo byose nabyo byagura connection. Kera umuhanzi nk'ubu waruvuze ko bajya za Burundi n'ibiki n'ahandi hatandukanye bagiye. Kera rero abarundi nibo bazaga, abagande bakaza n'igitwa ntabasohoka, kandi nabwo rero ugasanga mu gihugu ari nk'abantu 5 6 bangaye bake na competition yayo. Ariko nanone bikapfira nanone platforms zari nkeya. Platform zari nke, yari yo Radio Rwanda, ari yo Flash, ari yo cyugasanga platform ni nk'eshatu enye 5, urumva. Nazo za platform kandi 5 enye 5 zikundira cyane abanyamahanga kurenza n'imiziki y'abanyarwanda. So automatically rero umuntu wese washaka gutegura igitaramo mu gihugu, nta nubwo abandi bakibuka ko n'abanyarwanda bahaba, yumva ko umunyarwanda atakora concert, urabyumva. Ko sinabaguri ufite playlist nini mu gihugu. Ikindi cya kabiri, ntago abantu babasha gukontorora amarangamutima y'abafana, urabyumva. Kubera impamvu nyinshi, platform ndabigarukaho, social media ntabwo yakabayeho, cyangwa bifite hitting ifite uyu munsi. So aka kanya rero impamvu ubona ko abanyarwanda buzuye hose ku isi ubu ngubu, nkuko bivuga mwari Burundi, abandi bari Uganda, abandi bari Belgique, abandi bari za France, bari gukora ibitaramo bitandukanye, bamwe baravaye abandi binjira, which is good. Za Dubai na za icyambere cyo ugomba kumenya ko nanone diaspora y'u Rwanda ubwayo yamaze kwaguka. Kandi noneho muri kwaguka imbashize nk'imyaka 20 umuziki utangiye, hari abawusizeho banawukunze, banawufana, baragenda, ariko ntibyabava mu mutwe. Bakagenda bakiyegeranya, bamara kwiyegeranya, kwikusanya, akavuga ati okay, cyarizo natwe tugomba kwenjoyinga umuziki, urabyumva. Batangiye nibo batutumira abo bantu, ndavuga cyane cyane nka za Europe, ko ntago abantu bajya babakiriya ari nabyo byayo. Ndi ari igihe umuntu ajyangagiye muri Europe ngararirimba irimo abazungu 2 3 4 5, ugasanga nta n'umwe urimo, cyangwa arimo 2 3, cyangwa rero ugasanga ntago sare yuzuye iki, abantu bakabigira mbaye ko buriya si intambara, ahubwo nuko urwego turiho, especially iki gice cya East Africa, iyo utumiwe muri biriya bihugu utumirwa na diaspora yawe. Abantu 2 3 baravuga ati ariko ntacyo dukeneye kubona Riderman performing, dukeneye kubona runaka n'ibiki, ku buryo kenshi banaguha amafaranga batexpectinga kuyabona, urabyumva. Ni ibintu mbamo, ni ibintu mbora, experience nini mfite, urabyumva. Hanyuma nuko gusohoka cyane rero, wenda none mu buryo nk'i Burundi baba batumiwe bakanuzuza event company arabahamagaye hano mu gitaramo cya Keniki ku rwego rurenze rushimishije cyane. Bare wagiye muri iyi minsi wese mbona bigenda neza. So ntari yaho nta kindi, umuziki w'u Rwanda warakuze, urakura cyane. Ikindi uri umuziki w'u Rwanda uri mu muziki ifite melodies ziryoshye kurenza benshi cyane muri ibihugu duturanye. Hanyuma rero plus nkuko nabikubwiraga, kwa ko ntago ijambo rikiri ry'umuntu umwe, ntago ijambo rikiri rya radio, ntago ijambo rikiri rya televiziyo. N'impamvu nabigenda bikaba successful nuko umuziki cyangwa se ibintu byose bijyanye na entertainment, aba creator n'ibiki, ibintu byabo bisigaye bimenyekana cyane kurenza kera. Yaje online nutamukina kuri radio aramumva kuri radio, aramubona mu biganiro. Ntabwo kera abarundi bamenyaga imba Kanisora yagiye kuri radio, bamenyaga imba Bruce Melodie yagiyeyo ngo bumve mukaganira, babanje banamenye ko buriya nicyo bikubwira. Nanone umuntu aganira n'abantu tukubona muri show gusa, tukubona unaganira, tukubona no mu bindi bikorwa biri social,
ibyo byose bituma ni ibintu bifungura amarangamutima y'abantu ku musitari bakunda. So rero social zaraje ibiki biraza abahanzi bajya live sometimes ukabona live bari kuvugana n'abantu barimo bari Burundi harimo bari mu Rwanda bari muri Kenya bari muri Europe bari urabyumva. So n'ibitaramo kubyamamaza ushobora kwamamaza igitaramo hano uzagikorera i Burundi ushobora kucyamamaza uri mu Bufaransa uzagikorera mu Rwanda. Icyo kibyasagura aho kuri tele bagenda bamanike amafisha mu mihanda bakora amarodi show imodoka zigenda zisakuza n'ibiki. Ibyo byose uko byagiye bihinduka bikaza mu kiganza cy'umuntu ku buryo ushobora kubona ibyo byose biri kubera ku isi uri ahantu hamwe. Ibyo byose byahise bifasha kuba umuziki wakwaguka ibitaramo byaboneka ari byinshi. None bigeze ku Banyarwanda isanga Abanyarwanda bitabiriye umuziki cyane. Nibyo nakubwiye amareba yatangiye kuza ajemo ama competition hazamo ibiki abantu barabikunda abantu barabigana cyane amastudio yarafunguka buri kimwe cyose. So ni igihe cyo kuba nyine bari gusagura ibyo bintu uko nanone ni nkaho navuga ngo nibyo nanone tugomba kwitiranya kuba bari kujyayo no kuba biri gukorwa biba bimaze imyaka 20 byubakwa byabe twavuze mu gashyira ariyo mpamvu njyangaruka ku kintu cyo kuvuga ngo ntikwirengagiza umuntu wari wese washyiziwe ku kintu cyose nawe uhagaze. Wikwirengagiza umurigend wakubanjije uko ni waguharuriye izo nzira urabyumva. Kubera ko nk'izo ntambara tuvuge nk'ubu izo ntambara hari abazirwanya waka kanya ukabusanga ibyo bintu warabwiteguriye ugomba guhita ugenda straight. Izo ntambara barazirwanye benshi abanzi benshi ba Tom ba Jojo ba Chanel bande benshi cyogero n'ubo barwanaga nazo bari no gushaka kwikiza abarundi babanye benshi mu bitaramo hano cyangwa umuganda wamanye mwinshi mu bitaramo hano. Example uzayibona ubu ni Burundi unayibona nabonye ko niyo strategy ubu nicyo kintu no gutekereza akuvuga come on ibitaramo babitumaze amafaranga batumazo n'iki bura noneho icyo bikora bitera ishyari ryiza. So bura nabo bagiye kwinjira mu muziki ari benshi kandi babibona bari no kuza hano bari kugira ibiki mu myaka ishize natwe twibuka za Uganda za so it's all about gukora. Urumva ubu nabo baraza gutigita baraza gutigita na interview bwayo urabyumva. None abarundi bondi n'ibintu biri connected cyane tuvuga ururimi rumwe umuziki wabo ushobora kubavuga ku bantu n'uwacu bakunda wabo mu buryo bworoshye. So it's like industry yarakuze cyane competition iba nini arafu abana harimo abapyize benshi ku mashuri n'ibiki hari n'abandi bavuga izo mpano. So biragenda birakura nyine bijya ku rwego uri kureba uko moje ku kintu cyo gusa nk'uharura inzira runaka yo kugira ngo igere ahantu wenda tuvuga ibirundi twavuga ko byaciyemo Uganda ntabwo biracamo neza ariko biri mu nzira kuko iyo Bruce Melodie agiye kubona refresh. Hari urugamba twavuga watangije wowe nka The Man nka CEO wa The Man rwo gusa gufata umuziki no tukagera na Tanzania byo bira ku makolabo wenda ba Rayvanny na Basaf Madiba Harmonize Sam Madiba na Marina ibyo ngibyo noneho kuko urabona turi kuvuga wa muziki w'u Rwanda dushaka kugaruka mu karere ukigarura akarere kuko ibyo badukoreye byari igihe kinini cyane abagande baratugangije abarundi ibyo twaze tuvuga mu kanya bihagaze he noneho ku Rwanda na Tanzania. Connection warayiciye kuko byaragaragaye gufata ama labels mukahuza mugakora ibyo bintu connection warayibusa nk'uwayaguye ku nzira wahabiye urabona abarundi kuyicamo bari kuyicamo cyangwa bari kwibyaza umusaruro. Gira icyo uvuga hagati y'umuziki w'u Rwanda na Tanzania no kuba byahurira hamwe bigakomeza ayo makora bakaba yakabuka. Ibyo uvuga nibyo inzira zo zaraharuwe nk'uko twari turi kubivuga kandi ziri no gukoreshwa neza. Ntabwo ubu ngubu bigoye nk'uko byari bigoye icyo gihe tutangira kugira ngo twumve ko tugomba guhuza tugahana ibitaramo tugahana amakorabo tukagira n'ibiki kuko akenshi wasangaga ntacyo ugenda uvuga numva akenshi bikamera nko kugenda wigura ariko ubu ngubu ujyayo ugiye uvuga Rwanda bamenye ibyayo kwako iyo campaign yaratangiye imaze iranakorwa igira n'ibiki nabo baraza turamenyana nyine nuko nguko na za social media namubwira noneho biranoroshye ko ushobora no kwandikira umuntu straight muri DM ukamubwira gutya na gutya ko iyo umubwira ikintu azi ubu nyine hari akantu ka attention nabo bajya bavuga ati abanyarwanda kuko twagiye tugira indirimbo nanone
agavuga ngo na demeni naba buri muntu wese n'ababeni bakoze akazi gakomeye n'abamedi indirimbo zabo noneho zigerayo nta n'uzijyanyeho zirijyana kubera yabuhanga za nakubwiye yayanzira twavuze hariwe kuko nta wari uzi ko byaba icyo gihe mbere yuko bikorwa exactly yeah so rero ibyo byose byarakozwe biracyanakorwa tunashaka ko abantu bakomeza gakora ibirenzeho tugakomeza tukagerageza tugakora ibirenzeho ku buryo nyine kutugera ku rwego turacyafite challenge by the way turacyafite challenge uko kugira ngo tuzafata urwego rwa biriya bihugu biragoye rero bigoye gute ubundi hakwiye gukorwa iki muri make kugira ngo kuko bituvuga wabikoze biriya bihugu bya investinga mu muziki amafaranga kandi menshi bya investinga mu muziki ntabwo mvuze abashoramari gusa n'ibihugu ubwabyo leta zabyo zinvestinga mu muziki ziha umuziki agaciro ko hejuru cyane urabyumva bazi ko umuhanzi ari umuntu ushobora guhindura ibintu byinshi cyane mu gihugu bazi ko umuhanzi ari umuntu ushobora kwinjiza ibintu byinshi cyane mu gihugu bubaha abahanzi babo bakunda abahanzi babo bigatuma buriya iyo byavuye hejuru ari leta igushyigikiye n'ibiki byose n'abandi baturage baragushyigikira urabyumva bagukunda batagukunda baragushyigikira ubona ko ni bimwe mu murongo wa leta urabyumva yes ni bimwe mu murongo wa leta so kuvuga rero turacyafite urugendo runini ntanakeka ko byazagira ikintu cya mbere cyo njya mbivuga ariko abantu bagakeka ko wenda bidashu ariko njye niko mbyumva nawe buri undi wese afite uko abyumva baturusha population nini cyane bivuze ngo n'izindi shoramari riri mu muziki wabo nta ryo twebwe dufite ibi byafasha umuhanzi kuzamuka urabyumva biriya ni ibihugu umuhanzi ashobora gukora konseri 10 mu cyumweru ashobora gukora konseri 3 mu ijoro urabyumva ahantu hatandukanye ni ibihugu nyine bigifite ni ibihugu bitanga amahirwe menshi yo kuba umuntu yakora ibitaramo mu buryo politike zabyo zimeze n'izacu uko zimeze umuziki n'igihugu uko kingana dufite igihugu gitoya urabyumva igihugu gitoya ugasanga nta hantu henshi ho kwidagadurira dufite urabyumva hari profession cyangwa se niyo yaba ari nkatwe amakonseri yo mu tubari biragorana kuko akenshi usanga nyine ngo mwasakuriza abantu babifunze byagenze gute utubari ni dukeya ugerageje nanone nuko igihugu kingana urabyumva so byajya no mu buryo bw'amabrandi ushaka kujya muri cya gihugu ugasanga Diamond afite brand ye yamamaza asanga Zuca afitiye ugasanga Harmonize afitiye ugasanga Alikiba afitiye ugasanga banzi nka 20 buri umwe afite brand kubera ko izo brand wabo zirahari twebwe ntazihari izihari ni nyewe usanga nawe kurwana kuri brand Rwanda akarwanira kuri MTN rimwe habiri nabyo bizamura amashyari menshi muri industry bikazamura n'amatiku menshi bikazamura n'intambara zo kudafashanya murabyumva kwa ko nyine dusa nk'abashaka konka kwibere rimwe niyo mpamvu buriya nabyo biri mu bimwe mu bintu bitudindiza cyane so rero impamvu mubwira ko byatugora no kugira ngo kutwumva icyo nicyo twakemuye kutwumva baratwumva baranatwubaha kubyo dukora natwe rimwe na batanga umwanya wo kuganira n'ubwo ibyo biganiro tukunda kubona umusaruro wacu baranatwubaha ariko ibyo kuvuga ngo nyine kugenda tukajya no ku rwego rwabo nk'abahanzi biragoye kubera ko ibyo binjiza n'ibyo twinjiza biratandukanye urabyumva ikindi cya kabiri support bafite nizo dufite biratandukanye icya gatatu nanone kwa kuba hari byinshi batavuga bafite n'umuco wo gukundana no gufashanya ibyo ni ibintu tutanyura ku bandi n'ibintu ubona ibyo kubona ukabona aba legend nk'abakamiliyoni baracyakwitana bari successful byo ukumva ko igitamo kinini kizaba ni cyane ni cya kamiliyoni urabyumva kandi legend abazi imyaka myinshi nanone biba bivuye muri ya system nakubwiraga system yabikora neza kurenza yacu twebwe nanone system yacu nkuko nabikubwiraga habamo kwikunda cyane kudafashanya kudasupportinga kudahana agaciro twebwe ubwacu ntabwo twubahana niyo turi kuvuza induru ngo na leta ngigi ibyo dufasha n'ibiki natwe ubwacu tutubahana cyangwa se tutifasha it's crazy
tuvuge ku bitaramo ariko wenda tuganira ku musozo ndashaka kubaza n'utuntu tubiri tuyo kuvugaho hari NFL Super Bowl yarayibaye half time show yitabiriwe na Rihanna hari iyindi yari yabaye mu myaka 2 yashize yabanjirije ingiyi yarimo aba legend nka Snoop Dogg wa 50 Cent wa Mary J Blige Eminem n'abandi batandukanye ba Dr Dre baraje bakora live ibintu bya fresh byatari kugira ngo zombi barazikurikiye iyo myaka 2 wari bukiri no muri America nk'umuntu wakurikiza boro zombi kabisa ni boro baba banashidukira byatari abantu barabashaka bashaka kuzirika none ikintu gikomeye cyane ku muri Amerika kandi Amerika no mugari ikintu Super Bowl isobanuye byinshi kuri ku muco wa Amerika no imwe muri show nini actually iba muri Amerika ya performance wana ziri big byatari muziki muri show zihuza hano muri stade nini ni Super Bowl ndashaka kugereranya gushyira ku munzani turebe mu by'ukuri yari irenze byatari kurusha izindi ariko ibyo ngibyo ni kuri opinion yawe utubwire n'ikizitandukanye zombi izo zombi yaba ya Rihanna yavugisha abantu benshi byatari yaba ni aba Snoop Dogg n'abavuze ati kabisa twe dukumbuye bano ba legend bagabye twaragukumbuye izi zambira bavuga bahazamo ba Kendrick Lamar gusa abandi ba Taylor Swift gusa ariko ngo barikora ku kintu cy'aba legend byatari utubwire n'icyo bisobanuye ku muziki wawe actually usibye no gukora ku kintu cy'aba legend ngusubije inyuma gatoya ahubwo mu mateka bari gukora uhereye kuri bavugaga 50 Cent kugeza kuri uyu munsi yari hano nuko mu mateka igihe ari mazo Amerika imaze imyaka irenga 100 bayeho nubwo Super Bowl nayo ishobora kugeze muri 300 ibaho urabyumva cyangwa inarenga so ahubwo ni cyo gihe noneho byibura black community nabo bashobora kuba bahagaragara kuri zira stage bahabwa agaciro cyane black nabo bashobora kugera kuri zira stage nabirenze rero buriya ibintu byose ni fight buriya ntuzabona aba black abo bahaje bakunda Jay-Z special aho muri entertainment ukabona kura bizi ko Jay-Z ni nka arufa niwe wanyuma nyine n'umuntu munini muri biriya bintu cyane so kumwa kundi nagaru uko nyine yaririmbye neza gusa cyane iki ni byinshi agenda afasha iriya industry afite cya kintu cyo kuvuga ngo no yes we can buriya yashatse inzira yose ari mu bantu bashatse iriya nzira yo kugira ngo biriya bintu bishobore kuba byagerwaho ababuraka nabo bagirana n'ibintu byanyuze mu bintu byinshi cyane negociation nyinshi cyane kugeza no ku rwego buriya afitemo imigabane muri iriya Super Bowl kandi nicyo kintu cyonyine cyagomba no gutuma ashobora gukomvisinga iriya team kugira ngo abakira biroroshye buri mu migabane yavuze mwemera kuba agira ijambo mu bantu bagomba gufata mu gice cya entertainment n'andi agomba guperforminga agomba kugenda gute hanyuma kugereranya show zombi of course really is a big biri n'umuntu cyane barigaro abandi n'abanyamerika bamukumbuye kumubona muri stage amaze imyaka myinshi cyane adaperforminga so ariko nanone ababanje nabo they are big kandi noneho atari umwe atari babiri atari batatu none ntabwo ari amazina yasinze uko yabyara muri hano ntabwo nyega ko yabyara muri hano umwe ari amazina yabanje yari manini cyane ikindi abantu bari excited for the first time icyo nicyo nakubwira ko wenda abantu nari hana urabyumva kubona kabisa abo bagabo abarigenze buriya kugira ngo barimbe muri ya show hari ibintu byinshi biba byaragiye bibaho nizubashe guhita tubimenya ukaya n'ibiki buri indirimbo zabo barazikataguye urabizi bari abatipe bakunda gukoresha amagambo ari nathi cyangwa akasira cyane so hari menshi buriya bagiye bavanga amazamadafuka n'ibindi byinshi cyane bajya ibyo bagenda bakuramo ukazunga bagana ni mutuzana ibyo biboro byanyu muri y'abantu yeah so ariko nyine ikingenzi nuko twagomba kubonana nabo bari they are like okay let's do it cyane nuko natwe platform noneho twayigezeho yeah so byari byiza kugiye cya 50 Cent byari byiza kugiye cya Rihanna wabonye ko ni ibintu abantu benshi bari bitabiriye nge nta n'ikindi mba nkeneye kurebamo ngo ibisengo byanjye biteze ikintu ngiye kimbona muri biriya bintu byose bikanera ishyari ni support twabona Chris Brown yongera gusupportinga Rihanna mu ex we banatandukanye bitare neza nibura ariko yongera gusupportinga abantu baflyinze all over ko kiriya gikombe cyabereye muri
Arizona Infinity bari abantu benshi baza Los Angeles baza New York baza Miami ariko ikintu cyitwa gushyira hamwe gusapotinga nemera kubwiraga urukundo urabibona bunya ba comedian bakenya bari bande bashaka babari bande abahanzi batarabanzi cyitwa umustar muri Amerika nawe eba ukabona ba DJ Khaled yatinge already have my life already tayari ndahari njewe like ni buri bucane nyine biriya bintu ni motivation yo ku rwego rwo hejuru uburi guho muhanzi ukavuga ati kabisa support nibyo mukora ikanye ndibabwira ibyo mukora kubisha umufana yabona umuntu nka DJ Khaled yasaze ari kucana amabrike n'ibiki yabaye nk'umufana n'abandi bose umufana itabona kuri hana rw'agaciro umufana itabona ko ya music koko ari y'agaciro ariko twebwe ubwacu n'abastar ubwacu ba hano muri iki gihugu bwabo ibintu byabo bigaragaza mu maso y'abafana babo ko ari fake cyangwa ari intambara cyangwa ari intambara cyangwa se bagasheta umuntu ngo we arwane ni nkuko buriya dutererana nk'umuntu tukamushyira muri ring ngo urwane n'isi yose urabyumva at the end of the day buriya ntibizagutangaza umuhanzi umusitari mu Rwanda warabimekinze abari n'umuntu mukwiye no kwitondera hari n'ibindi yakora birenze ibyo ngibyo kuko ni inzira ikomeye cyane na support umuntu support ngo n'agatimu ke ariko hariya reba hari amareba ngaye niko nabivuga ureba amarebo ya ba DJ Khaled afite amarebo ba Chris Brown afite amarebo bande bose baravuga riri you gonna make it okay so biriya rero buriya bufatanye uriya mubano nibyo byatumye bari abaniga bageze hari urabyumva nibyo byatumye bajyana naye najyaye nanone abaganga bakire nibangana hangana abantu babakire ngiye sizi impamvu abapfubusa y'abahanga supporting yani iki dufite iki cyatuma twikanyaga tukagira ibiki ugasanga nyine amafoto yabo bose urebye ubu ni concert yari ariko hano mu Rwanda buri muntu aposting umuhanzi buri gatsiko kagapostinga imyitamo cyabaye marina ingwa wadari iki imbariyera yaririmbye neza ari gutwaye ku posting waba ufana runaka ufana ndi gutwaye iki imba ubona Kevin yakubise hahiye nubwo waba umanaginga Davis cyangwa gutwaye kuba man immediate music yacu irahanga nese za promoting wana muzava hanga i promoting ngo biva nibyo kuvuga ngo nyine ntabwo tunazamukana nabikunyuriyemo naho ibyo byose uzubyutse igihugu cyose ugasanga abo ba Bruce Melodie bafite abo ba The Ben abo ba Medi urumva abantu bafite ama platform manini bari postinga nk'ibintu byabereye muri arena performance z'abanzi n'iki biriya nibyo bitabifata imari yose igahita yitwara muri Tanzania hose bakabona bagakora ikintu abacelebrity bagakwikwaye kwa the end of the day nibyo bizabahoza mu bukene urabyumva bizadoza mu bukene bizatuma buri umwe nyine akora imyaka 3 ukamubura ugasanga nta nicyo yakuyemo nta nicyo ko imutabikoze nta uzabikora kandi none at least bikore imutari no bisarura uwo munsi abana baye bazabisarura tumenyere ko ngimfurisa na se harya ibiki bintu nk'ibyo ngibyo kunacimiga yanze yukunde n'ububura 2-3 azaza bagakurikiza ibyo bintu so rero ushatse wabyagura nuko uko kubyagura FM zacu ntabwo zizagera hehe i Dar es Salaam FM zacu ntabwo ziragera Kampala ahubwo no ya Dar es Salaam ya Burundi wavugaga yaki wavugaga imaze kumenya ba bantu banini bacu ba bantu bari rero ba supporting ugasanga mu nka show ya nani ya Keniso yabereye mu Burundi sanga nyine twabishyushyemo buri muselebrity yabaze mani medit abatanzania akavuga ati abantu naha bageze ariko twe duhisha amakuru mu rwego kari rwo gupfobya no kudashaka kwemera ngo umuntu yabikoze arashoboye ariko ingaruka zabyo n'izindi zizabona kuri industry mu gato n'iki ngiki dusoza none n'ikibazo cyane magira ngo turi tunasoza kuri Rihanna yagaragaye twite muri no Super Bowl kabisa kandi urabona ko byari fresh byatari mu gihe mu Rwanda y'umuhanzi kazagize gutya gatwara inda ntabasohoka no mu
ariko Rihanna turacyabona performing araza performing ari proud ni umwana wa kabiri ngira ngo ari nani iminsi myinshi aracemo yibarutse yagarutse ari performing kandi atwite kubera iki abanyarwandakazi bakwiye kwigira iki kuri Rihanna kuki bo bataba proud yuko batwite ibikorwa bikanakomeza kuki bumva ko gutwita ari uguhagarika ibikorwa by'umuziki bakoraga bakazabigaruka ari ko umwana yakuze cyangwa mu gihe runaka. Fact ni nyinshi ariko nanone abigiye kuvuga ku byo mu Rwanda hagiye bingora ko bimwe nagize amahirwe yo kugira nyene no gutembera ukareba n'ibyo abantu ko babikora. So hari igihe njye mbihuza nkanavuga ati ibyo abantu bakora natwe twabikora kandi ibyo dukora n'ubundi twigana iby'abandi urumva ariko ntidushaka kugendera ijana ku ijana uko nabo babikora. Nkasanga garukamo kamere nini yeye nibaza imba ari kamere y'abanyarwanda imba ari bwo bwenge bafite imba ariko ibitekerezo byacu aho bigarukira cyangwa se ari ubundi bugome I don't know ko icyo ushaka kuvuga ngo ni fact. Icya mbere cyo Rihanna America yose proud ko yabyaye natwite ko ntarasezerana kandi that's okay nta cyo batwaye you see nibigera hano bizitwa amahano byatari watwinira guteye inda kutasezeranye nta bukwe byagenze bite ubwabyo ntabwo mbyumva impamvu igomba kwitwa amahano urabyumva umuntu mukuru yifatira icyemezo kubyara no kubyara si igisebo gutwara inda si igisebo amadini niyo abizana ariko amadini nayo siyiyumva himba amadini avuga ngo singusezeranya ngo atwaye inda yahiza ngo ndagusezeranya ko uhuje n'igitsina that's crazy urabyumva. So icyo nicyo kintu cya mbere kuri Rihanna iwabo byo barabyakira baramwakira icyo yakora cyose bagomba baramukunda urabyumva ntabwo ari abacana intege ari abarasapotingana urabyumva kandi bigomba guhera kuri wowe kuko nawe uri proud yawe. None ikindi cya kabiri abandi bijya gupfira uvuye no muri za kame zacu tugira n'ababyamamaza cyane agira iki hariya Melodie z'amajwi kamera kuri hana twite nk'urabona imeze za mega ziri gucelebrating nizo zari muteye story ya kabiri nizo zari muteye bari happy rishigana da it's like yo nyina ariko bari abantu nta mutima mubi urumva nta mutima mubi nta jaruzi ntaki ibintu byose upfa kumanaginga ibyawe ariko unabikora fresh. So twe rero tugira icyo kibazo kwako impamvu babihisha arayigaragaza bamutuke igihugu cyose umuntu yifata agera kuri YouTube uvuge abayinda ngenda bizino muteye byanyuze kandi koko ntabyazi bamwe bari gushaka views abandi bari gushaka kurira ku mazina y'abandi abandi bari gushaka jasi ngo ajye hasi bya bindi tujya tuvuga ngo twubaka dusenya ngo bamwe bazagerwa haruka abandi bavuyeho ubwo imba rumanzikazi watwite undi ufite abandi bahanzikazi we yumva ko ari umugisha yagize agiye kumurangiza akazava kunda yaramutwaye hit yaramutwaye iki. So nibyo ngibyo byo kugarwana akamani ku mutima ibyo mu Rwanda rero amugani n'ibintu by'amayobera ariko buri ifasha zikabishyiraho byose ni kuza no kumakinga nyirabyo kumva ko agomba gufinga comfortable ko ya making gufinga ni comfortable nabyo byakira arega ibintu nanone igihe kubwanye nemera ko ibintu bihinduka ariko kugira ngo ibintu bizahinduka 100% biragora ariko burya yubwira bumva barumva kandi abanyabwenge bakabyumva. Ikindi uyu munsi mbonye umuntu umwe 2 3 4 5 imyaka 100 izagera hari ibyahindutse byataye. Ntekereza ko Rihanna ni urugero rwiza ku banyarwanda b'abahanzi kaza benshi cyane banamufatiraho ikitegererezo niba ashobora gukora ikintu nk'iki ngiki agakomeza kuba proud yacyo akazagara performing natwita kubona nta ribi kandi bikagenda fresh uko biri ko tukomeza kubivuga bizagenda bigenda fresh byatari nuko twaresha uyu munsi ariko ntabwo tugiye burundu ko ejo tuzaba duhari nejo bundi turacyana naho tugiye batwita the other side show mente twaye ko brand kumwe na Badrama aka the Don the boss ibintu byinshi byatari yakoze niba ubiri nyuma y'ibintu byose mubona n'ibintu byinshi mubona n'ibyo mutarabona tubafitiye gahunda ndende byatari batwita the other side show kora subscribe niba ntashaza ufite ko twabaye ibintu by'amashyari wa mugani niba ntashaza dufite ko subscribe kana share bigakino kiganiro kandi cyiza wagikunze n'abandi bose bakagikunda byatari bagakanda like comment bakatubwira uko byagenze ku mbuga nkoranyambaga zose turiho twitwa the other side show cyangwa the main TV. Turabashimiye nitwa Gatwaye ko brand kumwe na Badrama. Ciao ciao.